uyu mwanya reka tuganire ku mabanga yahishwe mu iyobokamana. Ahangaha twaba tugiye kuvuga ku kuri batigeze bifuza ko wumva. Ni isi yose abantu barasenga, bagasenga bashaka Imana ndetse bagasenga bashaka ukuri. Ariko se ese ibyo twigishijwe byose ni ukuri koko, cyangwa hari amabanga atavugwa mu iyobokamana? Uyu munsi tugiye kuvumbura ibintu benshi batinya kuvuga, ukuri ku byo twigishijwe. Abantu benshi bigishijwe ko inzira imwe gusa ari ijya ku Mana, ariko iyo urebye neza usanga buri dini ryose rivuga ko ari ryo rifite ukuri. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi. Turabasuhuje mwese inshuti z'akadasohoka z'icyumba cy'ibitekerezo. Aha twinjiye mu cyumba cy'ibitekerezo kugira ngo kandi dushobore kungurana ibitekerezo. Uyu mwanya reka tuganire ku mabanga yahishwe mu iyobokamana. Ahangaha twaba tugiye kuvuga ku kuri batigeze bifuza ko wumva. Ni isi yose abantu barasenga, bagasenga bashaka Imana ndetse bagasenga bashaka ukuri. Ariko se ese ibyo twigishijwe byose ni ukuri koko, cyangwa hari amabanga atavugwa mu iyobokamana? Uyu munsi tugiye kuvumbura ibintu benshi batinya kuvuga. Abantu benshi bigishijwe ko inzira imwe gusa ari ijya ku Mana, ariko iyo urebye neza usanga buri dini ryose rivuga ko ari ryo rifite ukuri. None se niba Imana ari imwe, kuki haba amadini menshi atavuga rumwe? Ibi bishobora kuba byerekana ko hari ukuri twahishwe kugira ngo tugume mu nzira runaka. Ese amadini yaba atarazanye ibintu byinshi bimeze nk'aho ari ibikoresho by'iterabwoba? Ikindi kintu gikomeye ni ubwoba. Ubu bwoba bwaturutse hehe? Bwagiye buzanwa n'amadini ndetse bukagenda buyakwirakwiza mu bayoboke babo. Byaba byaratewe n'iki? Abantu benshi basenga kubera gutinya kujya ikuzimu, bakababwira ko nibaramuka bakoze ibinyuranyije n'iby'amadini yabo babwira byanga bikunda bazajya ikuzimu. Abandi bagatinya guhanwa, abandi bagatinya Imana kubera ko bahora babigisha ko Imana ngo ari igitinyiro cyangwa se Imana yuko itinyitse. Bakavuga ko kandi Imana izatwika abantu ikabashyira mu muriro utazima nibaramuka bayigomeye. Ariko se gusenga kubera ubwoba ni ukwemera nyakuri, cyangwa se ni ukwemera kubera ko bashyizweho igitutu cyo guterwa ubwoba, cyangwa se ni uburyo bwo kugenzura abantu? Hano reka dukomeze tuvuga ku kindi gice kivuga ku mafaranga mu iyobokamana. Reka tuvuge ukuri. Abantu benshi batinya kuvuga amafaranga mu iyobokamana. Abantu bakaza bagatanga icya 10, amaturo n'andi mafaranga menshi, ariko se ayo mafaranga wakwibaza uti ajya hehe? Kuki hari abayobozi b'amadini babaho neza cyane mu gihe abayoboke babo babayeho mu bukene ndetse bagakomeza kubaho bica isazi mu jisho? Nyamara ibi byose abayobozi b'amadini bakabireba, ariko bakisheshekera bakanuma, bagatinya no kugira icyo babivugaho kugira ngo ba bantu badahumuka. Nyuma yo guhumuka bakaba bafata icyemezo cyo kubima amafaranga. Reka turebere hamwe rero ukuri ku Mana. Birashoboka cyane ko Imana tuzi itameze nk'uko twayigishijwe, ko ndetse itari mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu gusa nk'uko Bibiliya ibivuga.
Bibiliya yo irambwira ngo ntabwo Imana iba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu, ahubwo Imana iba mu mitima yacu, kuko imitima yacu arizo nsengero z'ukuri. Ahari Imana yabiba muri twe, cyangwa se ikaba mu mitekerereze yacu, cyangwa se ikaba yagaragarira mu bikorwa byacu dukora bya buri munsi. Ahari reka mvuga ko ukuri atari ugukurikira idini runaka, ahubwo ni ugukora ibyiza ndetse no kubaho umuntu akoresha ukuri. Mbere y'uko tugera ku musozo w'iki cyegeranyo cyacu, reka tuvuge ko rwose iyobokamana atari ribi, ariko ni byiza kwibaza ibibazo, kubera ko ukuri nyakuri ntigutinya kubazwa habe na mba. Ni gute umuntu yisanze afata igitabo agahagarara imbere y'abantu benshi akagisoma akagisobanura asoma imirongo itandukanye, bikaza kurangira nta muntu n'umwe uri aho ngaho ushoboye kumubaza ibibazo mu byo yavuze byose ashobora kuba atumvishije neza? Nuko bikarangira buri wese atashye, nyamara ibibazo yagize kuri ibyo ngibyo yabwiwe byose akabisubirana uwimuhira atabonye igisubizo kuri byo. Aha waba wibaza impamvu? Tekereza cyane, ushakisha ukuri ndetse wibaze byinshi, kuko ukuri kwawe ni wowe ugomba kukwivumburira, ntabwo uzakuvumburirwa n'uwo ari we wese. Niba ukunda ibiganiro byacu dukora nk'ibi ngibi, kanda kuri subscribe ku cyumba cy'ibitekerezo, ndetse unasangiza abandi iyi video kugira ngo bajye bashobora nabo kumva ubutumwa bwiza. Reka dusoze tubashimira mwese aho muherereye, kandi mukomeze kugubwa neza ndetse no gutekereza kabiri. Njye ndi Emmanuel Nshimiyimana, aha ni mu cyumba cy'ibitekerezo. Imana ibarinde.